Hallelujah. Amen. 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 Manuri mwiza. Amen. Manuri mwiza. Amen. Manuri mwiza. Amen. Hallelujah. Amen. Uraturinda. Amen. Uraturinda. Amen. Uraturinda. Amen. Hallelujah. Amen. Uratuganirira. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh. Hallelujah. Amen. Twese hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, murakoze. Nongeye kubasuhuza. Ndumva nishimye. Duhuye ndi kuririmba agakorasi kanjemo kitwa Amen. Mu by'ukuri ni byinshi Imana igenda idukorera, ni byinshi Imana igenda idusimbutsa. Rero ibyo byose njyewe iyo mbitekerejeho hari n'igihe byiza nabyo ubwabyo numva nyine mfite ishimwe, ntazi neza aho riturutse. Niyo mpamvu iteka mubona bafite gitari. Iteka ryose iyo mfashe gitari ntabwo njya nibuka gushimira Imana kubera impano yampaye y'ubuhanzi, yo guhimba indirimbo z'Imana zitambutsa ubutumwa bwiza ndetse no kuziririmba, noneho byiyongeyeho no gucuranga. Rero noneho nje kugira ngo dusobanukirwe Hero Eric ni muntu ki mu buryo bwagutse. Hero Eric afite amazina yiswe n'ababyeyi, yitwa Harindintwari Eric. Urumva yuko nta hantu bitandukaniye na username kuri my channel Hero Eric. Mu rugo kavukire ni Karongi mu murenge wa Rubengera ku bahazi. Murenge wa Rubengera ku bahazi hafi n'akarere. Hero Eric afite ababyeyi, afite abandi tuvukana, gusa ni njyewe waje kugira ubumuga bwo kutabona muri abo bandi.
mbere nari nzi yuko cyangwa nabifataga nk'uko abandi babifataga yuko kuba mfite ubumuga bwo kutabona wenda ari impanuka cyangwa ari icyago, niba ariko ngira ngo abantu benshi niko bakunda kubifata, ariko njyana kuyamba gusobanurira yuko buriya hari igihe umuntu agira ubumuga bwo kutabona cyangwa ubumuga runaka, cyane cyane iyo yabugize mu myaka ye mitoya, ariko hakaba harimo ahari ibyo ari byo byose n'igeno ry'Imana cyangwa n'inzira y'Imana ari ishaka ko ubanza uca kugira ngo iguhinduremo uwo ushaka kuba we, uwo ishaka ko uba we, kugira utazayipfira ubusa. Kuko ibi ngibi ndabivuga bitewe n'uko mfite experience ari ikomoka wenda ku bandi tuvukana ndetse n'abandi bo muri community twegeranye. Ndashima Imana yuko nabashije kwiga, nize muri inclusive education schools, nshimira na leta kuba yaragennye ubwo buryo. Dufite leta nziza, Imana nishimwe ko yaduhaye leta nziza, leta yumva umuturage, ireberera umuturage, ikamenya icyo akwiriye. Muri ibyo rero ntiyahije abafite ubumuga, nabo yabahaye uburenganzira nk'ubw'abandi. Wenda ndaza no kubabwira nibishoboka, hari abantu bajya bibaza ati ese umuntu ufite ubumuga ntagashoboye bitewe wenda se nuko sosiyete yagiye ikura ifata umuntu ufite ubumuga ko adashoboye, ko buri kimwe cyose ari nta mumaro kuri sosiyete. Ariko buriya ibintu byose bipfa iyo ntawe ubireberera, cyangwa se abantu babuzwa uburenganzira bwabo, cyane cyane iyo nta leta y'abaturage ihari. Rero kuko dufite leta y'abaturage ireberera abaturage, nta muturage n'umwe ugomba gusigara inyuma. Niyo mpamvu rero n'ufite ubumuga ntiyahejwe, afite uburenganzira, afite na byinshi yewe ashoboye gukora. Rero nabashije kwiga, niga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ntibyarekeye aho, ahubwo Imana yaramfashije, nshyiramo umuhate, ibihereza umugisha. Nkoze ikizamini cya leta ndagitsinda neza, nduzuza, mbasha kubona buruse yo kujya kwiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ubu niho niga. Mpageze naho nakomeje amasomo yanjye, naratangiye ndakomeza. Ubu ngubu ngeze mu mwaka wa 3 niga education, ntabwo ni ukwigisha. Rero urumva yuko mu by'ukuri ni byinshi Imana yagiye inshoboza kandi igikomeje no kunshoboza. Hero Eric rero ntunganya cyangwa se nkora indirimbo za gospel ndetse nkanaziririmba nk'ibikorwa n'ubundi n'abandi bahanzi bose. Ariko ikibazo wenda cyangwa se imbogamizi nyifite ni ibyerekeranye na promotion na production mu buryo bwa financial. Ari naho nsaba buri muntu uwo ari we wese waba ufite ubushake n'ubushobozi bwo gukomeza bwo kuba twafatanya tukabyaza umusaruro my talent, ibihangano byanjye bikaba byakorwa bikagezwa kure bishoboka, mu
mu by'ukuri yakoresha nimero yanjye tukaba twaganira birushijeho. Rero kuba aka kanya mundeba, buriya umuntu afite byinshi yagiye asimbuka, byinshi cyane, harimo n'ibitwara ubuzima bwe. Niyo mpamvu njye kuba mpumeka aka kanya si ku bwanjye ahubwo ni ku bwayo. Ni nayo mpamvu kubera ineza y'Imana idasiba kumporaho, guhora ku bantu bayo, niyo mpamvu niyemeje, nisanze igeno ryanjye ari igeno Imana yampaye, ari ukuririmba, kwiririmbira, kuyihimbaza. Iri jwi ryiza yampaye uko riri uko ariko kose byayinezererwa. Iki kiganiro ni icyo gusobanukirwa Hero Eric ni muntu ki, nk'uko natangiye mbivuga. Binagendana no gusobanura ese umuntu ufite ubumuga ashoboye iki. Rero si music gusa, kuko na siporo. Umuntu ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose akora siporo, habaho n'amashampiyona mpuzamahanga. Ngira ngo mujya mwumva imikino Paralympique ihuza abafite ubumuga mu ngeri zigiye zitandukanye. Wenda nahera nko ku bafite ubumuga bwo kutabona. Hari umukino bakina ukinwa ku rwego rwa national ndetse no ku rwego ruri international witwa goalball, GOAL, goalball. Ni umukino ukinwa n'abafite ubumuga bwo kutabona. Wenda nzagenda ndushaho kubibasobanurira nimubishaka. Niyo mpamvu uzabikenera kumenya byinshi kuri njye, kumenya byinshi ku bafite ubumuga, yazajya nyandikira, yazajya amvugisha, bityo nanjye nkamusubiza, cyangwa byaba ari ngombwa mbona ari benshi bakeneye ubwo busobanuro, nkakora ikiganiro kibivugaho. Rero kuba ufite physical disability nabo bakina imikino igiye itandukanye, hari nka sitting volleyball, hari wheelchair basket, n'imikino myinshi igiye itandukanye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ndetse n'ufite ubundi bumuga yabasha gukora. Rero ntabwo njya numva yuko nabatindira, ndikumva nabansubikiye ahangaha kuko n'undi tuzatugenda tuganira, ariko nsaba buri umwe uwo ari we wese ko ufite smartphone yakora share, yakora like, tarakora subscribe yayikora. Channel yacu igakomeza kwaguka tukaba umuryango mugari. Nshimira na buri wese wabikoze, akaba yaratumye tugera subscribe zirenga 1000, ntabwo ari nkeya. Rero ndi uwanyu, ndahari hano kugira ngo twunganirane. Ku muntu wabona ubufasha buturutse mu buryo ubwo ari bwo bwose bwatuma impano yanjye ibasha kuba
yagera kure hashoboka, yamvugisha, kandi nshimiye urukundo n'umutima muri kwakirana ibyo nkora. Imana ibahe umugisha.